Hello everyone, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Reka nizere ko Cyprien Films ikomeje kubafasha kuva ku rwego rumwe kugera ku rundi rwego. Ibyo simbishidikanyaho, mbibonera mu makomenti mumpa kuri video zanjye mba nashyizeho, mumbwira courage ndetse munambwira ko ibyo nkora ari byiza kandi biba byabashimishije. Ubushize duherukana ndi kubigisha uko wakora end screen nabasobanuriye ko ari video ikorwa kugira ngo uze kwishira kuri video uteganya kwa uploadinga ni YouTube cyangwa se Facebook, rezo sociaux zose uteganya gushiraho video yawe. I end screen rero ikintu igufasha kuza kubona aho uri buze gushira video ushaka ko orienta audience yawe ko yahita ireba mu gihe imaje kureba iyo video igahita ikomerezaho n'izindi video zawe wagiye ukora. Ariko iyi end screen ntago ari cyo cyonyine ibimaze, ahubwo ibiriho information zishoboka ubushaka guha audience. Nimba ari ukubashimira kuba bamaje kureba video yawe, nimba ari ukubasaba gukora subscribe, nimba ari ukubereka next video, byose biba biriho nyine biba byanditseho. Ni ukuvuga ngo end screen ibiriho information zose ushaka guha audience imaje kureba video yawe. Duherukana mbere ku buryo bayikora muri Adobe Premiere Pro, ariko nanabasezeranya ko ningaruka nzabereka uburyo ki bayishira kuri video ndetse n'uburyo bashyiramo ama video iyo bari ku uploading kuri YouTube. Munyemerere rero dutangire isomo ryacu. Muriteguye? Let's go! Ndaza mbereke ukuntu video mba na editinze ngira ngo murabibona kuri timeline. Nizere ko namwe mugeze kuri runo rwego, abantu twatangiranye nizere ko runo rwego mugezeho kuba mwabasha kwieditingira video muri buno buryo. Ariko icyo si cyo cyanzanye, ahubwo reka mbereke uburyo nashyizeho ya end screen. Uribuka ko nababwiye ko igomba kuba ifite amasegonda 20. Aya masegonda 20 rero nubundi wowe ureditinga video yawe ikarangira, content ushaka gutanga bikarangira, hanyuma ugasigaza amasegonda 20 ku inyuma asoza ukaza gushiraho end screen. Iyi end screen ntago ijya hejuru ya video ya content uri gutanga cyangwa se y'ibyo uri kuvuga. Ijya hejuru video yawe yarangiye igasoza video, kubera ko iyo ikibazo kiba iyo uyifashe ukayigereka hejuru ya video, usanga ukiri kuvuga ibintu ariko za video audience abantu ziri kugukingiriza utagaragara cyangwa se ibyo uri gukora bitari kugaragara. Ni byiza rero ko uyishyira inyuma wamajije kwigisha cyangwa se wamajije gukora ibyo ukora, ariko donc end screen ikaza nyuma ku buryo nta kintu na kimwe ibangamira. Ngaha rero aho nayishyize kuri video yanjye asigaye, nyuma yuko tumaje kureba muri software y'uburyo neditinze, reka noneho duhite tureba ese iyo umajije kweditinga uya-uploadinga gute noneho kuri YouTube channel yawe. Ndaza nkajya hano aho umuntu ajya n'ubundi ya uploadingira, ibyo murabizi. Ndaza mpitemo upload video. Yes, nindangiza bansabe guselectinga video iyo nshaka ku uploading. Ni iyi ngiyi end screen video. Okay, ihitemo. Nindangiza kuyihitamo, murabona ibi byose barabibabaje muri kwa uploading, ariko ibi ngibi ntago ari byo bitugenza, nta nubwo ari byo nshaka kubereka, ahubwo ndahita nkora next. Nitenza hano kuri import from video add end screen, bite mpakanda. Nimara kuhakanda, urabona baguha forma nyinshi zitandukanye zo kushyiraho za video uri buze gushyiraho uko ziri buze kuba zimeze. Ariko ngiye nkurikije na end screen nakoze, forma ijyanye na end screen yanjye ni iyi ngiyi. Yes,
nindangiza mpitemo video, gende nshyira nuzuzamo video. Ahangaha reka mpitemo iyi highlight nakoze y'ubukwe. Kuri shape nanone yo ku ruhande nanone naho reka mpitemo indi video. Tazana muri playlist mpitemo video iyo ari yo yose nshobora kuorienta umuntu kuba yareba, kuko zose ni izanjye ndahitamo iyo nshaka. Okay, reka mpitemo iyi ngiyi. Ngira ngo murabona uburyo ucengezamo video muri end screen yawe. Hanyuma ikindi gisigaye reka nze kuri profile yanjye nayo nyiringanize na zino video, kanyishyire hano. Okay, wayishyira ushaka, ushatse wayishyiramo hagati na hagati, wayishyira ushaka mu by'ukuri. Ngira ngo hari birimo biragaragara uburyo ki bikorwa. Warangiza ugasevinga. Warangiza ugakomeza ukauploadinga nkuko bisanzwe. Yes, isomo ry'uno munsi rero nari nifuje kubagezaho rirarangiye. Nizere ko twaryumvishe kandi ryakugirira umumaro. Mbibutsa ko aya masomo tuyuploadinga buri cyumweru, mujye mudukurikirana. Ngira ngo murabona ko ari ibintu bifite umumaro. Reka nkusabe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ukaba utari wakora subscribe, yikore. Hanyuma wibuke gukora like, ukore share ku bantu bawe ndetse nabo uzi bino bintu byagirira umumaro. Asigaye utere comment mu gihe wumva ko hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kutugezaho. Uhawe ikaze kuri Cyprien Films. Reka rero mbashimire cyane, mwakoze kubana nanjye.